abadayimoni bajya batitiza abantu bakabatera ubwoba, bakakubwira ati se nkawe wagumiwe ufite imyaka 40 utarabona no kubaza izina uracyavuga iryo ni iterabwoba, kuko kujya mu ijuru nta couple zizajyayo, kandi umukobwa utarashatse ntazabura kuryinjiramo. Shitani aragutitiza hakakwereka amakouple, hakakubwira ati nkawe ngewe reka mbabwize ukuri ntago shitani yanzanaho ubujajwa bwe. Mu ijuru se ninde muntu uzarata ngo ni icyamamare? Mu ijuru ngo icyamamare mama Sharirene kiraje bo, reka nkubwire n'umuntu uzarinda apfa atamenywe na mudugudu. Mu ijuru ibyo ntibizahaba. Ngo barabafata barongera barabajyana, havamo umunyamategeko umwe haravuga ati nimureke mbabwire, abaha ubuhamya bw'abaje bigira ibyamamare ngo barapfa. Aravuga ati runaka yaravutse arapfa. Ibi bintu bakora nimba ari ibipindi, ibi bintu bari kuvuga nimba ntawe batumye, nabo bazarangira nk'uko n'abandi barangiye. Ariko nimba ari Imana ibarimo ntimuzayishobora. Ugasanga umuntu ngo ni umukozi w'Imana yaza hano kuri kamera kubera yinda, ugasanga avuze ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu bene abo ngabo bazagira iherezo ribi. Amahoro y'Imana nabe muri mwe, ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndabashuhuje mwebwe bakurikirana ijambo ry'Imana kuri mama Sharirene official, aho mukurikirana impuguro n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Imana nibahe umugisha, turabakunda kandi turabazirikana, tuyiho ku bwanyu kandi n'Imana iriho ku bwanyu. Turabashuhuje rero abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu bihugu by'abaturanyi, abari muri Afrika, abari muri Amerika ruguru n'iyepfo, abari muri Europe, muri Asia, muri Australia n'ahandi ntabasha kwibuka cyangwa gusubiramo. Turabashuhuje mwese, turabashuhuje kandi tubifurije amahoro y'umugisha. Nimukomere, njya nkunda kubabwira ngo ntimugatake nk'abatagira Imana. Imana iriho ku bwanyu kandi yabaremye, imaze kubaremera, nubwo ibyo yabaremeye mutarabibona, ariko Imana irema yamaze kuturemera. Imana ishimwe. Rero nk'uko nababwiye ko mu ijambo ry'Imana ubushize twagiye tuganira tuvuga ukuntu abakozi b'Imana bakwiye kugira ubushizi bw'amanga, tugenda dutanga n'ingero ukuntu abantu bagiye bazima, ukuntu abantu bagiye bacogora bacika intege, ariko ndi kuvuga ngo hari imbaraga z'Imana zishobora kongera kubaha ubushizi bw'amanga. Muri aka kanya ikintu ushaka kubabwira, ndashaka kubwira abantu ngo ikintu cyose uzakora mu ishyaka ry'Uwiteka, ugakora ikintu cyose mu ishyaka ryo kubaka, ugakora ikintu cyose mu ishyaka ryo kugira ngo abantu bagubwe neza, udakoze mu ishyaka ryo kugira ngo ubereke, ishyaka ry'inyungu zawe, ishyaka ry'ubugome n'ubugambanyi, ishyaka ryo mu nyungu zindi, nje kukubwira ngo ikintu cyose uzakora mu ishyaka ry'Uwiteka, ukagikora mu ishyaka ryo kubaka, ujye ugikora. Iyo umuntu aje kuvuga ibintu hano kuri iyi mihanda, hari ukuntu abantu bazi guhuza ibintu bavuze n'abantu nyine, kuko ni ibintu byaje ku karubanda. Hari ukuntu umuntu avuga ubutumwa, hanyuma uwo bureba cyangwa uwo bireba akumva ko waje kumusenya. Hari ukuntu umuntu aza hano kuri kamera, kuko twese niho turi, ni ku mihanda niko njya numva bahita, aho kugira ngo abantu bumve yuko ari ukubaka cyangwa ari ugukora umurimo, agahita avuga ati yaje kundwanya. Ariko ngenda ndashaka kubwira abantu bafite ishyaka ryo kubakira Imana, badafite ishyaka ryo gusenya no guhangana no kwitura babagiriye nabi, uzurikoreshe. Turebe ijambo ry'Imana ryakozwe n'intumwa ibice 4 murongo 29. Kandi none mwami Imana, reba ibikangisho byabo, uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga rwose. Yego, mureke mbabwire, ndashaka kubabwira ngo nimudakorera Imana ntabwo izabura abayikorera. Ariko nugira ibyago Imana ikagusimbuza abandi, uzamenya ngo niguta ntawe uzagutora. Mu bantu bashobora kubura abakozi, umuntu ajya yicara akabura abakozi.
umuntu aricara akabura abakozi, haba mu rugo haba ahantu hatandukanye, kandi umuntu akabura abakozi nyamara abashomeri ari benshi. Nacyo ni ikibazo. Ndashaka kubabwira ndi hano kuri Mama Charlene Official ngo mu bantu bazabura abakozi data ntago arimo. Maze iminsi nitegereza kuri iyi mihanda, nkitegereza abavuga butumwa Satani yakubise udushoka mu mitwe, hakabahorahoza akabahwanya akavuga ati sinshaka ko muzongera kuza kuntwikira kuri kamera. Mu bantu yahondaguye nanjye mbamo. Usibye ko Imana yampamagaye yaranyomoye, aho bankubise ibibuye, aho bankubise ibinyundo, aho mwankubise ubuhiri, aho mwanteye ibitaka mu maso, aho mwanteye imikungugu, aho mwasize umwanda, aho mwitumye mukansiga umubiri wose, data yarankabirabije aranyeza, arangije ibisare n'ibintu mwagiye mumuhondagura araza arabikandakanda arangati garuka kuri kamera. Ngiye yaranyomoye. Ariko iyo nitegereje abakozi b'Imana bari gukora umurimo, mpita mvuga ngo Imana nishimwe kuko idateze kugwa muri manga. Murimo murababona abo mutari muzi ko bavuga, hari n'abandi bari inyuma ya bariya, ntabwo Imana iteze guhomba. Ndashaka kubwira umuntu wese ufite ishyaka ryo kubaka, akaba afite ishyaka ritari ryo guhangana n'abahanganye nabo, ukaba ufite ishyaka ry'Uwiteka ugira ngo abantu bamenye ukuri cyangwa ukuri kujya kuzane ngwino wubakira Imana. Kuko hari amakuru namenye, abantu bagira ishyaka ry'Uwiteka ntibajya batsindwa, kandi abantu baza mu ishyaka ry'Uwiteka ntibajya babura icyo bavuga. Abantu bagira ishyaka ry'Uwiteka Imana ibatiza amaboko. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana ni nk'iryo nababwiye ubushize. Petero na Yohana bari bavuye mu nama i Yerusalemu basubiye ahandi muri bagenzi babo babanaga. Bari baherutse bajya gusenga isengesho rya 9:00, hanyuma barabategereza barababura, kandi bari bamaze kujya muri gereza mu gitondo baritaba bajya mu nama ngo basobanure ukuntu basengeye umuntu wari uremaye. Bagenzi babo basigaye mu rugo baba mu gihirahiro baravuga bati Petero na Yohana, aba bagabo ko batajya barara ahantu batatubwiye, niki cyabateye kugenda batabitubwiye? Ariko Bibiliya iravuga ngo bamaze gusubira muri bagenzi babo babatekerereza ukuntu babafashe, babaraza muri gereza bazira gusengera umuntu wari uremaye. Ngo bamaze kubaha ubuhamya bw'ibyababayeho, ngo basenga isengesho rivuga ngo nanone Mwami Imana tuje imbere yawe, ngo witegereze ibikangisho byabo, hanyuma uhe abagaragu bawe kuvuga bashize amanga. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bamaze gusenga iryo sengesho bongera kuzura undi mwuka wera, barangije ngo bajya kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Kandi ngo bari bababujije kongera kuvuga mu izina rya Yesu. Petero umunwa uramurya, haravuga ngo uwo mwami mumbuza kubana nawe twaribaniye. Imana ihabwa icyubahiro. Haravuga ati uyu Yesu ntabwo ari igipindi, nicaranye nawe. Imana ishimwe. Habaho ubuhamya, haravuga ngo hari aho twanyuranye, atema gutwi ntema gutwi mbona gushubijeho. Haravuga ngo uriya mugabo afite ubudahangarwa, si igipindi, nzabivuga. Ni nk'uwambwira ngo ninceceke, icyo kora wabumpamye. Ushatse ko nceceka kere kunyeshe nkapfa. Ahantu nanyuranye n'uyu mwami wa Isiraheli, uyu mwami w'abantu, twanyuranye ahantu hakomeye, twanyuranye mu misozi, twanyuranye mu mataba, twanyuranye ahatambika hanyerera, twanyuranye mu mahwa, twanyuranye mu mazi menshi ngira ngo aranjyanye, twanyuranye mu itanura ry'umuriro ngira ngo ndahiye, ariko ndacyari mu ryeryedo. Mukesha Imana Emerita ndi Mutaraga. Urambaza iki? Ndi Mutaraga. Arya mwaravuze ngo rwaye iki? Ya rwara yateye yitwa Gukisharire.
yewe mwarwaye mukandeka. Ninde wanjyanye mu bitaro muri mwe? Ninde wampimye? Nge ndi muzima, ndi mutaraga. Haleluya. Ni nk'uwambuza kumuvuga Yesu, nawe ni nk'uwakubuza kumuvuga. Ntago nareka kumuvuga. Satani n'abambari be barancecekesheje ariko biranga. Ntago nareka kuvuga uyu mwami. Petero na Yohana ngo baragenda kandi bababujije ngo bakomeza kubivuga. Noneho ngo umujinya urabica, barabafata bata ibi biginga turabirasa. Turashimira Imana yaduhaye igihugu cyo kuvugiramo Imana uko dushaka nta pressure. Imana ibahumugisha. Ngo barabafata barongera barabajyana. Havamo umunyamategeko umwe. Haravuga ati nimureke mbabwire. Abaho ubuhamya bw'abaje bigira ibyamamare ngo barapfa. Aravuga ati runaka yaravutse arapfa. Avuka yiyita umudanje abaragiye ajyana n'abayoboke be. Aba bantu. Ibi bintu bakora nimba ari ibipindi. Ibi bintu bari kuvuga nimba nta wabatumye. Nabo bazarangira nkuko nabandi barangiye. Ariko nimba ari Imana ibarimo ntimuzayishobora. Ibaze kugira ngo gitifu ahugura umushumba. Burya biba ari hatari. Ngo barabaretse ntibabica. Babitegetswe n'umunyamategeko. Burya muvuga ngo leta yinjiye mu itorero, muba mwabuze ubwenge. Leta siyo yinjiye mu itorero, ubundi itorero ntiriba muri leta. Ubwo si uwo munyamategeko urumva ataratumye babaho. Leta igomba kuba mu itorero, n'itorero rikaba muri leta, niko byubatse. Narindi kuvuga ngo igihe cyose uzumva ufite ishyaka ryo kubaka ntihazagira abaza kugutera ubwoba. Kuko abadayimoni bazi ubwenge kuturusha, kandi shitani ijuru adashaka ko twinjiramo yaribayemo, amakuru yose arayafite. Kuko yakatiwe burundu akaba adateze no kujurira, arindiriye gucirwaho iteka no gupfana n'abambari be, abari kudutitiza dutera ubwoba kugira ngo ubwiza yavuyemo natwe ntituzabukandagiremo. Abagira ngo ashaka isaso azisasira, abarimo gushaka n'imisego azisegura, aragatsindwa. Nubona ufite ishyaka ry'ibyiza ujye wubake, kuko n'abafite ishyaka ry'ibibi barimo kubikoresha. Abantu barimo baramamariza Satani ibikorwa bye, ntago bafite ipfunwe, nta nuri kubafunga. Kuki abakozi b'Imana mutari kugira ubushizi bw'amanga? Nugira ishyaka ry'ibyiza uzaze wubakira Imana, kuko abagira ishyaka ry'ibyiza imbaraga z'Imana zibabaho. Ngo none mwami Imana yacu, ngo urebe ibikangisho byabo, uha abagaragu bawe kuvuga ijambo ry'Imana bashize amanga rwose. Uwo mwanya biba birabaye bajya kuvuga ubutumwa bwiza. Ibikangisho birahari. Uzukunda abadayimoni badukanga. Ngewe burya hari abantu bavuga nketa mbonamo Satani bicaye. Abadayimoni baragukanga bakagutitiza. Bakakubwira ngo uragaruka uraza imbere ya kamera n'ibintu bakuvuze. Waba uri civilian rero utaragiye ku ikosi ukabura tite bakakurangiza batyo. Abadayimoni bajya batitiza abantu bakabatera ubwoba. Bakakubwira ati se nkawe wagumiwe ufite imyaka 40 utarabona no kubaza izina, uracyavuga iki? Iryo ni iterabwoba, kuko kujya mu ijuru nta couple zizajyayo, kandi umukobwa utarashatse ntazabura kuryinjiramo. Shitani aragutitiza, hakakwereka amakupure, hakakubwira ati nkawe. Ngewe reka mbabwize ukuri, ntago shitani yanzanaho ubujajwa bwe. Ekada ntiyabunzanaho ngo ajye kunkrasa ahantu ngo agenda ntera ubwoba. Yantera ubwoba gute? Sinamwemerera. None se reka mbabwire, Imana nimba ibona udakwiye gukorera kuyikorera, igusukira hwiki umwuka wo kuyikorera. Ikintu Imana yaguhitiyemo ujye ugiha agaciro, kandi icyo yavuganye nawe ujye uba ari cyo ushyira imbere. Shitani akakubwira ukuntu uri kuvuga kandi uri umukene, akakwereka abantu bavuga Imana ari abakire, akakwereka abo mwasenganye, akakwereka abo mwabatirijwe rimwe, akakubwira ukuntu babaye abashumba,
ukaba ukiri umukirisitu. Hanyuma se kuba umukirisitu byonyine ntabwo bizajyana umuntu mu ijuru? Erega nubwo abantu bafite amatitire y'uko ari ibyamamare, abandi bakitwa abashumba bayobora abandi ngo ni ba reperezanta b'amatorero, nashakaga kukubwira ngo imbere y'Imana twese turi abapagasi bayo. Ubihakana azi. Imbere y'Imana nta mutware n'umutwarwa. Imbere y'Imana nta ushoboye n'udashoboye. Udashobotse nicyo kibazo, ariko udashoboye ntacyo atwaye. Imbere y'Imana nta muyobozi n'umuyoborwa. Imbere y'Imana twese turareshya. Ugira ngo iriya myanya yo mu nsengero harimo abantu bafite intebe zimeze nk'iza sultani, ngo uwo muri Kongo baramusobanuriye ngo abagabo bo muri Kongo nimba ari ba sultani n'abantu ngo bagira intebe ngo zabo baba bicayeho. Hari intebe nyine mu nsengero. Rero haba intebe, hakaba abantu biremereza n'amabodyguard yabo, ukabona ibintu byakaze. Pastor ntuza basuhuze, haleluya. Pastor mama ntuza basuhuze, amen. Pastor ntuza naba umushumba kazi nabasuhuze, haleluya. Mama mushumba, amen. Beba izi protokole ziba mu rusengero. Mu ijuru nta myanya y'icyubahiro izaba ihari. Icyo ukora uko bizaba biteguye ntabyo nzi. Icyo nzi nuko ibintu mwimanitseho hano cyangwa Imana yabamanitseho, icyo gihe ntibizakora. Umupagasi na shebuza bazicarana mu ijuru. Nunareba nabo umupagasi wawe rwose ndakurahiye hazagenda usigara. Mu ijuru nta perezida wa korari na dirija. Bimwe mujya kuririmba nk'amakorari, uwatona akambara umwenda we, biriya bintu mu ijuru ntabwo uzongera kwibukwa nimba uri dirija cyangwa uri dirijante. Mu ijuru se ninde muntu uzarata ngo ni icyamamare? Mu ijuru ngo icyamamare mama Sharirene kiraje bo. Reka nkubwire, n'umuntu uzarinda apfa atamenywe na mudugudu. Mu ijuru ibyo ntibizahaba. Ibi bintu mwirirwa mumanika ku byapa ngo amakupure, ngo umugore n'umugabo, ntago mbafuhiye murakabaho. Nanjye nibishaka izampi yanjye murambaza iki se? Biriya muza ku cyapa amakupure. Bareke babwira ibintu byateye muri iki gihugu nabonye no mu nsengero. Ubu umugore udafite umugabo ntago bamutumira mu giterane. Hariya amakupure yanyu rero mwafatanya agatoki ku kandi ndabarahiye. Mu ijuru nitugenda mama Sharirene nindamuka ntashyemeze gutya, ntago uzaza imbere yanjye ngo uri kumwe n'umugabo wawe, nta kupure zizahaba. Iyi nzobe yawe ufite icanye ku buryo iwanyu mubura n'amashanyarazi ugakomeza ukabacanira, ndakubwiza ukuri inzobe n'igikara ntawe uzabimenya, twese tuzaba tudusa. Ibi bintu utambuka twese tukakubanira kwa kuntu nyine tukubanira ngo wa twese. Mu ijuru ntago bizahaba. Generali na kaporari gahunda bazaba bicaranye. Imana ihabwa icyubahiro. mu ijuru ni heza, haleluya. Icyo akora mu ijuru umuntu uzakuruta azakurusha amakamba. Uzakuruta mu ijuru azakurusha amakamba, hazakurusha amakamba ntazakurusha amashuri. Imana ndumva nangiye kongera kuyikunda cyane. Mu ijuru umuntu azakurusha amakamba ariko ntazakurusha amafaranga. Mu ijuru tuzarutana ku makamba ariko ntabwo tuzarutana ku burebure, ndakurahiye. Mu ijuru ntabwo umuntu azarusha umuntu ngo ni mabuja uriya ni umuyaya. Ntabwo tuzarutana ngo uyu nguyu ahembwa menshi undi ahembwa make. Mu ijuru tuzareshya ziriya ntebe zo mu rusengero, bya bintu byose mwabonye kandi ntacyo bitwaye. Mu ijuru ntabwo bizahaba, nimwiyoroshye nta bahetsi bahari. Narindi kubabwira ngo umuntu wese ufite ishyaka ry'ibyiza, afite ishyaka ryo kubaka. Hari igihe umuntu akora ibintu afite ishyaka ryo kubaka, agakora ibintu afite ishyaka ryo kugira ngo abantu bagubwe neza bamenye ukuri. Abandi bakagira ishyaka ryo gusenyana, ishyaka ryo guhangana, yampaye reka mwishyure, reka muhibye, ishyaka ryo guterana imigeri, reka mubwiriremo, reka muhamye. Bene abo ngabo bazapfa nk'imbwa, bazaba hanze nk'abarozi. Nubona uje hano kuri kamera udafite ishyaka ryo kubaka, ukazanwa n'ishyaka ryo gusenya, uko usenya niko uzasenyuka, uko urimbura abandi niko uzarimbuka, uko ushaka kurangiza abandi niko uzarangiza, uko utesha abana agaciro niko uzagata,
uko ushaka kwambura abantu ijambo niko uzaryamburwa. Umuntu wese ufite ishyaka ry'ibyiza Imana iramushyigikira. Abigishwa basenze isengesho ryiza bavuye mu nama y'i Yerusalemu bafatanyije na bagenzi babo, ntago bavuze ngo Mana ibi bintu turabiretse kandi tubivuyemo, ahubwo baravuze ngo nanone Mwami Imana tukugarutse imbere, urebe ibikangisho byabo, urebe ibikangisho. Uzi ukuntu abantu badukanga, umuntu aragukanga hakakubwira ukuntu ibintu uvuga bitazakugaburira. Niyo mpamvu mwabonye abahanzi baririmbaga iz'Imana bagiye mu by'isi ngo kugira ngo bakureyo umufungo. Niyo mpamvu mubona n'ibi bitangazamakuru bya Gikristo bataye amakuru y'umwuka bajya gushaka andi makuru kugira ngo bakunde buzuze ibifu byabo. Ugasanga umuntu afite izina ryo muri Bibiliya ngo afite igitangazamakuru cya Gikristo, ariko wajya kureba ibihakorerwa ugasanga ameze nk'abandi bose. Ugasanga umuntu ngo ni umukozi w'Imana yaza hano kuri kamera kubera yinda, ugasanga avuze ibintu bitandukanye. Niyo mpamvu bene abo ngabo bazagira iherezo ribi, ntago finali rizaba nziza. Ariko twasomye ijambo ry'Imana mu Byakozwe n'Intumwa rivuga ukuntu ngo bene abo banyamahirwe nubwo baciwe ibihanga ngo ariko bagize iherezo ryiza kubera ingeso zabo. Ni abagabo bo kwigirwaho. Imana ibahe umugisha. Umuntu wese ufite ishyaka ry'ibyiza Imana iramushyigikira, ariko usenya abandi nawe azasenyuka. Imana ikomeze ibashyigikire mu izina rya Yesu. Amen. Mukore subscribe abatarayikora, mukomeze mutange inama n'ibitekerezo, mukore na share. Imana ibahe umugisha. Amen.